umwana umwe w'umukobwa uwo nababwiye uwo nyine nandi kuvuga mu izina nawe abaragiye muri uwo mwaka muri iyo minsi ubwo baba basa n'abajyanye sigarana abana babiri sigarana umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa umugabo wanjye yapfuye mfite imyaka 35 y'amavuko nuko nirerera abana mu buzima bugoye mu mibabaro mu gahinda ntavuga ngo mbibashe biba birebire ubukene buranzonga nambara ubusa ndwara ibibazo birambagika noneho no kwa kujya mu rusengero mbashatse kubireka ariko ndabishaka kubera kubura icyo nambara cyane ariko mbura inkweto zo kwambara ubwo mwami Imana dushyikiranye numva ko ari buze byanze bikunze ntansige ubwo icyumba bamaze gucyohereza iwacu turagenda turimbika turasenga dusenga Imana sibyo ubu ngubu batagisengera mu byumba n'ukwihisha twe ntabwo twihishaga twasengaga ku mugaragaro wemeye aze tugende mu misozi tubabwira ibya Yesu maze nabo bakizwe be kuzajya mu muriro abantu bakumva bazajya mu muriro bakaza biruka bagasenga Imana bagakizwa koko barakizwa pe bana baba benshi barakizwa torero ry'abana riba rinini kurusha iby'abantu bakuru turasenga Imana ufashwe n'uburwayi bakamuzana iwacu tukamusengera ufashwe n'abadayimoni nkuko bakamuzana iwacu tukamusengera ababyeyi n'abagabo bahezejwe mu mazu na Satani na za Nyabingi tukabasengera tukajya n'iwabo abaduwari tukajya gukora y'intambara tukajyana y'ibitero by'Uwiteka Imana Nyiringabo tugiye gusenyera abazimu twarabasenyeraga haba ku manywa haba mu gitondo igihe cyose umwuka wera tuyoboye twafataga indwaro tukagenda hari aho turabasuje mu izina rya Yesu turabashimira ubwitange mukomeje kugira mukurikirana ibiganiro byacu je nitwa Catherine Mutiganda nkaba ndi mu gihugu cyitwa Finland i Burayi nkaba ndi magarariye iki kinyamakuru cyitwa Urugi Rukinguye TV rero turabashimira ibiganiro byacu mugenda mukurikirana tubashimira ko mujya mukora subscribe mugakora na share mugakora na comment iyo ni inkunga ikomeye kandi turabashimiye ababikoze abatarabikora nabo turabasaba ngo mudushyigikire kugira ngo ivuga butumwa ryacu ribashe kugera kure kandi iby'Imana yateguye tugomba gukora tubikore mu biganiro byashize rero twabagejejeho ubuhamya bw'umupasiteri witwa Semajeri Gaspard uburyo Imana yamuvanye mu mwijima wa Satani ikamujyana mu bwami bw'Imana ikamugeza mu bwami bw'Imana rero twabagejejeho n'igice kimwe cy'umukecuru wamusengeye witwa Anonsiyata rero tugiye kubagezaho ikindi gice cya kabiri twari twabasabye ngo ibyahise mu byumve kandi abatarabyumva mukaba muhereye kuri iki ngiki mwaza gusubira inyuma mukumva uburyo ki Imana itabara uburyo ki Imana ivana mu mwijima ikajyana mu mucyo nawe ibyawe Imana yabikemura yakemuye iby'abandi yakemura n'ibyawe uyiringire kuko nihinduka uko yari ejo niko iri n'uyu munsi kandi niko izahora iteka ryose turagushimiye rero ko wowe ugiye gukomeza kumva ibiganiro byacu kandi ukomeze kudushyigikira dusengera tugira inama ukora za share na comment ukora subscribe Imana iguhe umugisha reka senge ubundi twumve n'icyo kiganiro urakoze Mana yacu kuri mu ruhande rwacu mubisha nawe ndasenga ngo presence yawe ibane natwe ibane n'abagiye kumva iri jambo ryawe ibane n'abagiye kumva ubuhamya mwami iri jambo rigiye kuvugwa ubuhamya bugiye gutangwa bugira icyo bwungura ubwoko bwawe bugira icyo bwungura umuntu yumve ko nawe hari aho wamukura kandi ari aho wamugeza urakoze kuri Imana yacu ikora ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza senze nizeye mu izina rya Yesu amen amen amen. Nanone turacyari kumwe ijambo ry'Imana kumwe n'umukecuru wanjye Anonsiyata bamwita Mama Nena Mama Nena
rero ni Pawulo yagendaga avuga ngo bana banjye, cyangwa se akagenda agira abo yita bene se, atanga intashyo. Hari abo yavuze ngo munsurize kanaka ni mama, munsurize kanaka we ni nka mushiki wanjye, ntuzowe ni nka murumuna wanjye. Burya yavugaga ab'umumaro mu rugendo rwe. Rero uyu mubyeyi ni uw'umumaro mu rugendo rwacu rw'agakiza, kuko yanavutse muri 80. Rero namuvukiye mu maso, navukiye mu maso ngana n'umuhungu we mukuru. Rumva rero nkwiriye kuba imfura ye. Rero yaratureze turi abana, kuko araza kubyivugira mu miruho yo kugira ngo menye Kristo. Kristo niwe yakoresheje kugira ngo nkire. Kristo niwe yakoresheje kugira ngo mumenye. Nayo mpamvu Kristo azuka yaravuze ngo mujye mu mahanga yose mubwiriza abaremye, abazemera muzabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Yakoze umurimo wa Kristo rero mu we yaronse, nanjye ndimo. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri. Ngira amahirwe cyane yuko na mama umbyara turacyamufite, ariko uyu ni mama mu buryo bw'umwuka, kuko ibyo mama wambyaye atari kunkiza, we ku bwa Kristo n'imbaraga ze akorera yabashije kunkiza ndakira. Uza kubibwirira byinshi kuko yabikoze turi n'abana. Ngenzi ibyo byambagaho bukeye, ariko warwanye n'izo mbaraga kugira ngo nzicike. Niwe uzi urugamba yarwanye, kandi utagira ngo ni njye gusa. Uretse ko hari abo Yesu yakijije bageze mu 10 ngo hagaruka gushima 2 atari gusi abandi bari. Nge nzi ko ku gasozi k'iwacu kuko arabibabwirira, ntabwo ari njye gusa wari urwaye iyo ndwara yasengeye. Hari ubwo ari njye gusa. Oya pe. Nabanza abandora. Abana banyira bararize. Rwose ni benshi bari barwaye ikibazo nk'icyo cyanjye. Rero twari benshi, ahubwo we n'umutware we. Barakoze Yesu. We n'umutware we bajya kubabyutsa nka nijoro bati utewe n'abadayimoni bati mujye kureba Nonsiyata na Kizito. Uwo bimanitse mu gisenge. Hari ubwo se urabona umuntu byamanutse mu gisenge nk'ari agakandagira hari umutwe ureba hasi nta kintu afasheho. Abo ngabo yarabasengeye. Rero jewe hari umwambwi ati yego yarabidukoreye, atariko niwe kugira bivuga cyane ati watumwaza. None numara kumwemera nk'umukiza uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana nabibahishurire Yesu bahabwa ubwo buntu wahawe nawe. Urabyumva? Rero bamwe batinya kubivuga, ariko nge sinzareka kubivuga uko umwama nshoboje. Njya ngerageza, nta muntu tuganira, kuko umuririmbyi yaririmbye ngo bintera umunezero iyo nibutse aho wankuye. Rero nanjye bintera umunezero iyo nibutse amasengesho y'umubyeyi kariyo yanyuye namuyiha abadayimoni, bintera umunezero. Rero numva twamuha umwanya agakomeza akavuga urwo rugamba yarwanye. Wari rundiho, ariko ubwo nge nari uwo kubohozwa. Urumva nge nari naraboshwe. Niko umuririmbyi yaririmbye ngo nari kure y'Imana mu ngoyi ntazi ko naboshwe, ariko nge nari nzi ko mboshwe kuko nari nduje. Bajya kurara mwirimba utazi ko uboshwe. Nge nari kure y'Imana, ariko nge nzi ko mboshwe, ahubwo nuko ntari nzi uwambohora. Ubwo rero ikoresha umujakazi w'Imana wamenye Imana mbere, nuko urumva nkuko abyivugiye yakubwira n'igihe yakirijwe. None akavuga n'urwo rugamba yagiye arwana, kuko muri quartier y'iwacu
mu karere k'iwacu, aho iwacu mu murenge wacu niwe n'umutware we bari bakijijwe bonyine. Abakirisitu bahari bose bahamagawe n'uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi n'umugabo we, ariko nabo ntibari kubashobora kuko bari abanyamadini yandi, ahubwo yabashobozwaga uwo yasengera akava mu abadayimoni yahitaga aza gusenga ngo bitazagaruka. Uwo yasengeraga ari nk'abadayimoni agakira, iyo bahita bati ubwo bimuvuyemo natwe biratuzamo bakaza. Tubona itorero ryacu ribaye itorero, havutse amatorero abiri n'ubakomeye. Havutse iryitwa Cambara, n'urusengero rwubatswe mu murima we mu isambu, we yahise atanga isambu ye arimwo bubakamwe urusengero rw'abo bantu yari amaze kwihanisha barimo natwe. Noneho rero rirakura ribyara irindi ryitwa Amarero. Ni amatorero yombi akomeye. Hariho n'amakorari meza, tuzaguhuza n'abaririmbyi bo muri ayo makorari, nka za korari Emmaus. Emmaus ndumva uyizi, iyo baririmba neza cyane. Indirimbo zabo kuri za social media zirahari nziza cyane. Ni abaririmbyi baririmba neza buzuye n'umwuka, batabiririmba gusa mu kanwa, ahubwo banasenga. Ko na nyuma iyo bavuye mu materaniro ku cyumweru nimugoroba bajya mu cyo bita timu, kugira ngo bafate umwanya wo kuba barazerera barajya mu bigize bite, baba babonye akanya bisubira ku rusengero bagasenga, bahava nka saa moya. Rero urumva nta handi dukesha izo mbaraga Imana yakoresheje uwo mubyeyi. Reka rero nteye gutinda abyivugire. Yego. Murakoze. Ubwo tumaze kwakira umwami wacu Yesu, twakomeje tumukurikira cyane ko twebwe mu gihe cyacu twakoreraga Kristo nk'abazamubona ejo. Twasenga uyu munsi, uyu mwanya twicayemo, twavuga ngo Kristo ashobora kuza akadusanga hano akatujyana. Kristo ataje none hayaza nimugoroba cyangwa mu bicuku by'ijoro cyangwa mu museke w'ejo. Twakoreraga Imana nk'abantu bazapfa ejo, dukomeza dutegereza. Rero gusenga kwacu twasengaga dufite imbaraga z'Imana z'Umwuka Wera, anarizo zikidukomeje uyu munsi. Ubwo nababwiye ko nabatirijwe ahantu kuri paruwasi ya Bigogwe, ariko icyo gihe twabatirizwaga aho bita Igisenyi ku Kivu ku mazi, kandi twabaga dukoze urugendo rurerure cyane tugenda n'amaguru. Wahambira gutuntu ukagenda gucumbika, mu gitondo ukabatizwa, iki gihe ukaba uri kongera gutaha, waragiye ejo ukagera mu rugo ejo cyangwa ejo bundi, bitewe n'imbaraga zawe nyinshi cyangwa nkeya, mbese bitewe n'uko uzi kugenda cyangwa utazi kugenda. Rero Imana imaze kutugirira ubuntu bwo kwakira agakiza, nabatijwe mbere y'umutware wanjye yari umugaturika. Imana imaze kutugirira ubwo buntu bungana butya, turakomeza turizera. Ubwo umutware wanjye nawe narwanye intambara zo kugira ngo ahinduke, senga Imana ntakira mu ijuru, buriya mbihereye hasi byaturaza hano, ariko ndavuga dukeya, nitubona umwanya tuzasubira. Nuko ubwo ngize amahirwe numva nawe arahindutse, yemewe kubatizwa no kubyarwa ubwa kabiri. Numva kubatizwa mu mazi menshi byamugirira umumaro. Maze kubatizwa rero aho kuri paruwasi twakoreraga umurimo w'Imana, narimbaga muri korari yitwa Urumuri, korari Urumuri ya Bigogwe. Noneho igihe nayiririmbagamo nibwo bavuze batese abantu umurimo w'Imana reka dushaka uburyo waguka. Ese hariya muri Cyambara turakora dute? Bati nari maze gusengerwa rero ku budiyakoni, urumva natijwe muri 1982 na 5 mpita mbo umudiyakoni kubera Imana. Kandi twebwe ntabwo twabaga abadiyakoni hari ibyo dutanze rata, ahubwo abakozi b'Imana data bahamagawe n'Umwuka Wera w'Imana baragendaga bakajya kwiherera gusenga uw'Imana yatoranyije, kabere baza gusengera. Twasengewe dutoranyijwe, bamaze kudusengera tukumva ari ikintu cy'igiciro kinini duhawe n'Imana kandi tukabyubaha.
turagenda rero inama z'abakozi b'Imana ziteranye bati twohereze icyumba kwa Nosiyata aho mu Cyambara nyine. Numva nanjye ndakomeye mu Mana, numva ni ikintu gikomeye kiza mpawe, numva umwami Imana dushyikiranye, numva ko ari buze byanze bikunze ntansige. Ubwo icyumba bamaze gucyohereza iwacu, turagenda turimbika, turasenga, dusenga Imana. Sibyo ubu ngubu batagisengera mu byumba ni ukwihisha, twe ntabwo twihishaga, twasengaga ku mugaragaro. Wemeye aze tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe, be kuzajya mu muriro. Abantu bakumva bazajya mu muriro bakaza biruka bagasenga Imana bagakizwa, koko barakizwa pe. Bana baba benshi barakizwa, itorero ry'abana riba rinini kurusha iby'abantu bakuru. Turasenga Imana, ufashwe n'uburwayi bakamuzana iwacu tukamusengera, ufashwe n'abadayimoni nk'uko bakamuzana iwacu tukamusengera, ababyeyi n'abagabo bahezejwe mu mazu na Satani na za Nyabingi tukabasengera, tukajya n'iwabo tukajya gukorayo intambara, tukajyanaho ibitero by'Uwiteka Imana Nyiringabo tugiye gusenyera abazimu. Twarabasenyeraga haba ku manywa haba mu gitondo, igihe cyose Umwuka Wera tuyoboye twafataga indwaro tukagenda. Hari aho bageze bari gusengera abadayimoni ko twari dutoranye boheye n'uwo mugore n'umugabo banariho, akabindi baterekereragamo shitani nka kamwe watubwiye, bagakubise ishoka, umva n'umurabyo birashorerana undi agakubise umugera akaguruka gahita kabafarari. Urumva yabaga ari ibintu bikomeye cyane. Komeza. Kubwo icyumba kirakura, abantu baba benshi, dukora korari mu cyumba iwanjye. Korari iba korari, tubona tugize abantu nka 70. Korari mbese itangira sasa ku bitorero. Ubwo rero niba hari abarwaye, twari dufite indwaro yitwa dore isukundi kwifuza mu kizira gukumbura. Umva uko bagutakira ngo niki kigutindije, uzaza ryari mucunguzi, wowe ime bwa bwami budashira, ngo ibyaremwe byose byishime, ucyambukaza udatinze. Haleluya. Iyo ndwara twarayirwanishije, Satani n'abadayimoni bazahunga mu maso he, abisi babagurano azaza ababature. Iryo jambo twamaraga kurikoresha, tukumva turategetse abadayimoni ngo bahunge mu izina rya Yesu. Dayimoni bagahunga. Kandi uwo twasengeye ntabwo twavaga yadakize, twavaga yakize natwe dukurikiye. Mana turayikorera, tubohoza abantu. Uyu Semajeri uyu nguyu mubona yari umwana w'umunyamashagaga, kundaga gukurikirana utuntu, kundaga kwibukiriza, mbese akunda kwibukiriza. Na n'ubu kumubona nubwo ashaje, burya nawe uri gusaza, nubwo ari gusaza akunda kwibukiriza buri kintu cyose, akanyibutsa ngo nacyage ngo nazandirimbo ndi nkumva araziririmbye tukaziririmba. Nuko ubwo rero abantu barakizwa, abarwayi barakira, abadayimoni barahunga. Ntitwatinyaga kujya gutwika uturaro tw'abantu, ariko wagiraga ngo ni umuco. Twebwe aho dutuye wagiraga ngo ni umuco w'abakera. Kandi ibyo bintu byakundaga gukurikirana abana babo, bo bigaramiye, byatera abana babo, tukagenda tukayagutakira Imana, kandi tukagenda tugiye kubisenyera. Abona umwana agiye ngo ndabyemeye, ngo nimuze mu bisenyere, ngo n'ubundi ngo ntaho binsize. Nda tukajya kubisenyera, twitwaza ibibiriti tugacana umuriro, bazimu bagatumuka, ibibindi ibyeso bigashya, ibicuma bigashya, tukabitwikira ku manywa. Kandi twamara kubitwikira umwana wawe agakira, tugataha turi kubyina insinzi, tugataha turi kuvuga ngo Imana ishimwe, tugataha turi gutera amakorasi, turi gushima Imana. Byabaga ari ibintu bitoroshye, twaharwanya intambara nyinshi. Uyu rero kugira ngo aze gukira, aje gushungera. Hari igihe yagiraga agahenge gato, ariko ntumenye ibyamuteye.
agira agahenge gato akaza gushungera hamwe n'abandi bana aho mu rugo iwacu. Nuko ikintu rero cyamuyoboye kujyaza niryo jambo twakundaga kuvuga, mbese we akabona ari ibintu by'ibikino by'ibishungero. Akaza niba ari mu gitondo kare yaraye iyo ngiyo muri ibyo bara, akaza ngo yewe mwaramutse, yego yewe mukusuke, ngo nza gute, ese kuri kubona ko wabaye waraye, naraye mu kaburi. Noneho ibyo mu kaburi tumaze kubisobanukirwa dusanga yaraboshywe n'abazimu, ariko ntitukamenye indandaro yabyo. Ubwo tugasenga Imana, agakunda kutwisunga, agakunda no kwihisha iwacu. Akihisha iwacu, yabasubiye iwabo bikongera bikamukakaza. Noneho tumaze kubimenya neza nibwo twagiye turamusengera. Sasa turamusengera, tuharwana intambara. Hari umudamu witwa Pengeri naramubyaye muri batisimu. Pengeri uwo nguwo yagiye mu Bugande, ntabwo yongeye kugaruka. Niwe twakundaga kujyana tugiye gusengera Urusemajeri. N'undi mwene se nawe abibonye arakizwa. Icyakora we byari bitarakamufata nk'uyu nguyu. Ubwo umuhungu turamusengera kumbe tukamusengera nk'abazi ngo ari hafi, kumbe yaragiye kure. Ariko tubona ishusho ko ari umuntu muzima, ariko tutazi ibyamuteye. Turamusengera, tubishyiraho intego yo kumusengera, kandi ntabwo twamusengeye rimwe. Mu gihe abandi hari abo twagiraga umugisha tugasengera rimwe bagakira, cyangwa kabiri. Twamusengeye iminsi myinshi, ariko ntitumenye ibanga rye na se. Tugasenga iyo urwana intambara utazi ishingiro neza, hari igihe udapfa kurutsinda. Turasenga Imana, turayikorera, tumurwaniraho, turamusengera. Nawe yabohoka, yakumva agize agahenge gatoya akaza kuba iwanjye, akamarayo nka kabiri. Nkumva ari ibintu mbese bitazashira, kubera ko byari bimuruhije, byari bimugoye, byari byaramutesheje umurongo. Hari naho yageze araza rimwe yahiye, aranyereka akaguru ukuntu kahiye, kari kahiye cyane. Nuko wamugani umuntu uratari umwana agenda asubirana, yego. Noneho aho yahiriye niho twibutse ko abadayimoni bajya banabatwika. Buri intambara za Satani turazizi cyane. Buriya uko mumbona nubwo ndagakecuru, ariko intambara z'abadayimoni ndazizi. Kurwana n'abadayimoni ugatabaza ijuru rikakurengera, ndabizi. Nuko umwana uhora ameze utya, yavuye mu kime, reba yahiye, uyu muntu atwikwa n'ibiki, byagenze gute? Dusenze Imana yo mu ijuru imaze kuduhishurira neza uburyo Satani yamugize imbata, niho twahashinze ibirindiro, turamusengera arakira. Avayo, amen. Avayo, amaze kuvayo, icyo akora adufasha Bibiliya bye. Afata Bibiliya, razi gufata n'ingona akayigenderaho, haba ku manywa, haba nimugoroba, haba nijoro. Aho yumvise tugiye gusenga Imana, aho yumvise tugiye gusenyera abadayimoni, akaba hari. Nanjye nkajya gusenya. Ngo nanjye mbikubito nk'uko byangubise. Arabasengera, arakizwa, ahinduka umwana mu rugo. Aratinya kukunda kuba iwabo. Bigeze ubwo iwabo bamuciriye ngo ni umwana wanjye. Wowe uri umwana wa Nosiyata na Kizito, nibo bakuyobora, nibo basonanye, mbese uzagenda ubane nabo. Noneho nawe yabona ko ariho hari agahenge n'amahoro, akizira iwacu. Ubwo akaza ati rero, uyu munsi ni njye urabatekera. Umwana burya aradukunda disi, nta kibazo dutekera. Ubwo akadutekera agatsima, azi guteka umutsima. Ubwo akadutekera agatsima, tukirira tukagubwa neza, twagira amahirwe tukabona burakeye.
ubundi rimwe yarazaga ati muzi iyo naraye nyine yarabivuga bikadusetsa kandi bibabaje. Muzi iyo naraye mu Gapfunda. Mu Gapfunda ni ahantu mu misozi hatagira n'umuntu, ni ahantu hari umusozi ubu bahateye n'ishyamba, ni mu ishyamba rya Gishwati, habaga imirima y'abaturage ariko ari hafi n'ishyamba. Akaza ati naraye mu Gapfunda, ati nuko, ati none ndaje. None se waraye mu Gapfunda wari wagiye kugira yute? Ngo ntacyo. Nose wari ugiye kuzana iki? Ngo ntacyo. None ko nabonye ndiyo, ngo ntacyo nazanyeyo. Ariko kubera ko se na nyina badakizwa cyangwa batakijijwe, babonaga ari ibintu byoroshye cyangwa bidasanzwe, babyemeraga yuko ataraye mu rugo, babyemeye ari uko yahiye, batazi ukuntu yahiye. Niho batangiye kujya babimenya buhoro buhoro. Noneho buriya bupagani bwa se natwe ntabwo twari tubuzi, twagiye tubumenya nyuma. Hanyuma Isi aratangira aratwisunga, ngo nzajya nza kukubera umushyitsi. Nanjye ndi ni karibu ujye uza kumbera umushyitsi. Nari mfite umukobwa witwaga Nyirabombo, yaramukundaga cyane, se yaramukundaga cyane. Ariko rero ati ndaza kubabera umushyitsi, ati bwira njye kureba Nyirabombo ukuntu ari kuvuza ingoma, ati yari kuvuza ingoma mu baririmbyi, ati numva ari byiza, ati sawa uzaze. Akaza yahagera akicara gato akarunguruka, umugabo akongera akigendera. Kumbe sinahabari ni kwa kundi turi gusenga Imana, imbaraga zimurimo zigashya, ni kwa kundi turi gusenga Imana bikamukurikirana. Yarankundaga akankunda, ariko twaganira cyane, twavuga ku ijambo ry'Imana no gukizwa, simenye uko yagiye. Kandi yarazi gutukana bya hatari, yari umutukanyi, yarazi gutukana. Ibi mvuga ndi kubivugisha ukuri kw'Imana. Yarazi gutukana, agatuka abantu bose. Ubwo nuko dusenga Imana, turayikorera. Imana yacu ikomeza kuturinda, korari ziragwira, abaririmbyi baraboneka, itorero ribyara abadiyakoni, itorero ribyara abakozi b'Imana bafatika. Tubona korari koko, mba umuyobozi w'iyo korari yitwaga Abagisiyoni. Uyu nguyu yibera umucuranzi. Ubwo yaravuyeyo rero, yaravuyeyo kandi pe umuntu avuga iyo yakize. Uyu mugabo ntabwo agisubiye inyuma, ariko asubiye inyuma yabatatiriye igihango. Imana turayikorera, imuha impano y'ubuhanuzi, arerekwa, aratangira arahanura, turatangira tubabana kuri we sasa. Ubu ndi umwana cyane kuri we, ni nyakubahwa, ni umushumba, ni pasiteri wanjye. Nanjye ndi kumuhamagara, hajya hazamo ibyakibyenga, nkamubwira yewe mwana umeze ute, akambwira. Ariko igihe tugezemo ni uwo kubahwa, ni nyakubahwa, ni umushumba wanjye. Mbe mushumba, mbe mukozi w'Imana. Abantu benshi, hari abana benshi nasengeye barakijijwe, benshi babaye abadamu, abandi n'abadiyakoni, abandi harimo n'abatuye inaha benshi. Mbese umurimo w'Imana turawukora. Semajeri agera aho udufasha, aba umusore ushimwa n'Imana n'abantu pe, akorera Imana yo mu ijuru yivuye inyuma, yigira ku birenge byacu. Kandi uko umubona yatinyaga ikintu cyo guhagarikwa, kandi twakundaga kumuhana kubera yashakuje. Yagira amashyushyu agasakuza akavuga nk'uwo bicaranye, ngo reba ngo nanduza, ngo reba ngo nabiriye. Twabona rero iminwa iri gukomeza kuvuga, tukamuhagarika. Twamuhagarika mu gitondo kare kare akazinduka, ngo mwaramutse, tuti yego. Ngo mwari ngo zana imyenda yawe ngo uterere ipasi, cyangwa ngo urambarize inkweto ngo nzisige. Ubwo mwarimu yamara kuzimuha akaba yamubabariye. Tukagenda kuririmba, nari perezidante wabo w'iyo korari, ubundi nkaba dirijante wayo. Uko dusimburana n'abandi bayobozi nyine, Imana dukomeza kuyisenga. Uyu rero aba umuyobozi w'amasengesho. Tugize amahirwe tubona abaye umusore, ko byaje guhinduka nyine. Umutware wanjye arataha. Maze gutaha ntabwo yabayemo igihe kinini, yabayemo igihe gito kitari cyinshi ariko cyiza. Yesu aramucyura, amucyura tubyaranye gatatu.
hanyuma umwana umwe w'umukobwa uwo nababwiye uwo nyine nandi kuvuga mu izina nawe abaragiye muri uwo mwaka muri iyo minsi ubwo baba basa n'abajyanye usigarana abana babiri usigarana umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa umugabo wanjye yapfuye mfite imyaka 35 y'amavuko nuko nirerera abana mu buzima bugoye mu mibabaro mu gahinda ntavuga ngo mbibashe biba birebire ubukene buranzonga nambara ubusa ndwara ibibazo birambagika noneho no kwa kujya mu rusengero mbashatse kubireka ariko ndabishaka kubera kubura icyo nambara cyane ariko mbura inkweto zo kwambara ubwo nibwo twagize amahirwe n'umwana amaze kuba mukuru amaze gushaka n'urugo n'uyu mudamu we ninjye wamureze mu itorero buriya ninjye wabareze mu itorero abana benshi cyane ninjye wabareze mu itorero iwacu kandi usibye n'abangaba nakomeje ngora umurimo wo kurera abana bo ku cyumweru kuri de dimanche ngabarera bamara gukura bakajya muri ayo makorari mwumva Emausi za Betaniya nkongera nkashibura utundi nkajya kurari kutwana mu mago ngaza nkatuyobora mu ijambo ry'Imana nkadusengera twana tugakizwa nagira ngo twana 100 hakabamo nka 30 bakuze bakagenda mu yandi makorari nuko gorose majeri tugize amahirwe abashatse urugo tumusezeranya n'uyu mukobwa turamushyingira tumaze kubashyingira babana neza ubwo icyo mushimira asubira inyuma akajya amenya ngo mama akeneye umwenda wo kwambara n'uyu niwe wawunguriye nuko na mwene nyina nawusize ubwo umuhungu akagira ati mama akeneye inkweto zo kwambara mbese ni ukuvuga ni umukristo ntabwo ari wa wundi utarize ijambo ry'Imana ahubwo yahereye mbere na mbere agikizwa ntiyigeze ahagarikwa mu itorero uhereye mbere na mbere yakwigisha akaguhugura ugasanga ari kuguhuguza ukuri buriya ari kunyigisha ndabantu none se ni se majeri ukumbira biriya nkunda aho yateraniye nkatega amatwi y'ijambo ry'Imana ari kuvuga nkunda aho ari gusengera nkabyumva neza akaduhanurira yaraduhanuriye kandi ibyo yaduhanuriye ubu ngubu tubirimo turi gushima Imana akakorera Imana nk'utitaye ku by'isi bitagira nyirabyo njya mbishimira Imana ngavuga ngo nanjye ubwanjye nzajya mu ijuru kubera ko mfite inyenyeri nzajyanayo abenshi baratashye torero ry'icyo gihe ryaratashye hapfuye abantu benshi cyane bagiye mu bwami barimo n'umutware wanjye abo bose baratashye ariko ndashima Kristo kubera ko yakomeje kurinda uyu mwana kandi no mu ruhande rw'umubiri abona byaye ntabwo ari bake Imana yakomeje kungirira imbabazi nabo barabyara baraheka ubu mfite abuzukuru mfite n'abuzukuruza kubera imbabazi z'Imana ubwo rero mureke dukomeze dusenga Imana mureke dukomeze dukorera Imana ntacyo twitayeho tudatwarwa n'amarari y'ibyo hanze tudakebaguza tudatwarwa n'iby'isi bitagira nyirabyo dushobora kurangara gatoya tukagwa mu mpanuka dukorera Imana tutarangaye gatoya ngo tugwe mu mpanuka hanze hano hirya gutya hari imitego myinshi hari imitego myinshi ya Satani ariko iyo wamaze kumenya Imana ukamara kumenya ukuri ukagushikamaho urakomeza urugendo nubwo wagukongera ukabyuka wagukabyuka ugakomeza ugenda ufite gisunika dufite gisunika zatugeza mu bwami dufite gisunika ntabwo turi twenyine ntabwo tugenda nk'abandi bose nanone ni ukuvuga ngo nyine nk'uko umubyeyi wacu abibabwiye twanyuranye mu makoni menshi amaze kunsengera nanjye najyanaga nabo gusengera abandi urumva
cyokora njye ngasenga mpagaze ngo hirya kubera ubwoba, kuko hari abo byakubitaga hasi baje nko gushungera bikabafata nabo, abandi bikabajyamo, babaga ari urugamba nk'urundi, kuko hari igihe bayirukanaga muri umwe ikajya mu bandi bari aho. Ziriya mbaraga rero ziba ziri byiza ngo nuzirukana ariko uba ufite imbaraga zo kuzirukana. Ikindi kuko uribuka Yesu amaze kubirukana mu muntu, zaravuze ngo none turajyahe, kuko shitani asohoka ahantu ariko ashaka kujya ahandi. Rero uribuka ko zamusabye, abo badayimoni bamusabye kujya mu ngurube, abarimwo bajya kandi izo ngurube zihura n'ingorane kuko zarashaga. Impamvu zagiye mu mazi zari ziri gushya. Rero nanjye mbigiraho ku muntu arwana n'abadayimoni, uburyo umuntu amanza yiyeza nawe ubwe kugira ngo abone uko yirukana izo mbaraga. Rero uzadukurikira yamenya ko ni byiza kurwana na shitani ariko atakubonamo icumbi. Niba yakubonamo icumbi wamwirukana se akajyayo, ariko iyo atakubonamo icumbi kumukwirukanamo rwose biroroha. Rero ndamushimira, narasoza nyine asengera abantu. N'ubu tuvugana hari ababuze ababasengera, hari ababuze ababasengera kandi bagifite icyo kibazo, kuko niba njye baransengeye ngakira, ariko hari abandi wenda batarabona ababasengera cyangwa se aribwo bagifatwa, kuko umuririmbyi yaririmbye ngo duhurire ngo twitabe tujye mu ntambara. Kwicara ku maziki Satani akiriho, ari imbere agihagaze we n'abadayimoni, ariko twiringira umucunguzi ko yamunesheje. Rero reka tumubwira akomeze. Tujya gusoza turakomeza dushimira Kristo. Kristo ni umwami, kandi kumwishingikirizaho ntabwo ari ngo kwishingikiriza ku bakomeye bo mu isi. Kwishingikiriza kuri Yesu arabaruta bose, n'ibyo bagukorera byose bituruka kuri Kristo, atari we wabitegetse nta cyakorwa. Ni umwami wacu, ni umwami mwiza. Dukwiye guhora dukenyeye kandi tukamwikoreza amaganya yacu kubera ko yita kuri twe. Hari benshi uko mumbona gutya, hari abakecuru benshi tungana iwacu mbona bagenda bunamye kubera batajya mu nzu y'Imana bamwe na bamwe. Hari abakecuru benshi bifuza kubaho nk'uko mbayeho, kuko njye ndi mu ijambo rya nyiri ijambo kandi mfite amasezerano nahawe n'Uwiteka. Aya masezerano rero niyo ajya dukomeza, niko umuririmbyi yavuze ngo dufite amasezerano muri uru rugendo kandi ngo niyo ajya dukomeza. Aravuga ngo yemwe abatangiye uru rugendo umukomere mu mitima yanyu ngo twambuke nubwo inyanja nini tugose imbere. Ni nini, hari umusare uzaza yitwambutse. Burya hari inyanja nyinshi ajya twambutsa, abenshi ntibabimenya, ariko kubw'umwuka tujya tureba tugasanga hari inyanja nyinshi Kristo ajya twambutsa. Ajya dukiza impanuka nyinshi, ajya twambutsa inyanja zitukura tugatambuka tukibona hakurya turiho Imana ishimwe. Hari benshi baheze mu bubata bwa Satani, hari benshi batazi umumaro wo gusenga, ariko twe turawuzi. Twamenye Imana turabanyamahirwe. Hari benshi baheze kure bataramenya Uwiteka, batazi n'icyo amaze, batazi n'umumaro w'ibyo dukora, ariko twebweho dutungishije benshi. Twebwe turashinganishijwe, twebwe turakomeye kubera ko dutungishije benshi. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo Mwuka Wera naza akamara kudukura mu isi, wabisi niho bazahangayika. Reka dusoze rero kuri aya magambo yanditswe muri Luka ibice 12 umurongo wa 32, turasimbuka dusome n'uwa 35. Umwamukumbi muto mwe ntimutinye, kuko so yishimira kubaha ubwami.
Haleluya. Ntimutinye muri uyu murimo mukora, ntimutinye kuko data yishimira kubaha ubwami. Ntimutinye uko mwatangiye, mukomeze mugenda uko, mutareba hirya no hino, mutavuga ngo bizamera bite, ahubwo uzi uko bizamera, aturangaje imbere. Yesu ashimwe. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abagaragu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Imana ishimwe. Azakingurirwa vuba n'abameze bate rero? Azakingurirwa vuba n'abamwemeye bose, azakingurirwa vuba n'abamwiringiye, azakingurirwa vuba n'abamaze gufata ibishura bye bakabikomeza. Abafashe ikanzu ya Kirisitu bakayikomeza nibo bazamukingurira vuba, cyane ko aribo bazumva ijwi ry'umwami bakitaba, nibo bazamenya ko shebuja yagarutse. Abandi bakiri mu rujijo, abandi bazibuka bumve ko shebuja yaje. Imana ishimwe. Kubera ko twifitiye amasezerano adukomeza, dufite umwuka wera w'Imana ujya udushyikiriza Kirisito, nicyo gituma naza haba mu gitondo haba ku manywa tuzumva ijwi ry'impanda dusanganira umwami wacu. Haleluya. Tuzajya mu ijuru muhumure, ubundi wacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Uko tubayeho kose, uko turi kose, uko tugenda kose, dutegereje umukiza ko azava mu ijuru. Niwe mbaraga zacu, niwe mahoro yacu, niwe uzaduhanagura amarira twarize, niwe uzadukuraho imibabaro n'imiruho. Yemwe abarushye n'abaremerewe, niko Kristo yavuze ari ku musaraba, nimuze munsange ndabaruhura. Haleluya. Nimuze munsange ndabaruhura. Abamwemeye bose bakamenya izina rye, nibo yahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ubu turi abana b'Imana, turi bene gitare, turanezerewe, dufite Imana data wa twese n'umwana n'umwuka wera. Ntabwo tuzagenda ubusa, ahubwo tuzajya mu bwami, kandi tukiri no mu isi muhumure, azaduha impamba y'uru rugendo. Amen. Azaduha impamba kugira ngo tutaziganyira tukagwa mu nzira. Azaduha ubwami Kirisito. Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru. Reka dusubikira ahangaha bikeya tuganiriye. Umwami Imana niyongera kubyemera, tuzarushaho gukomezanya nawe namwe, kubera ko ari umubyeyi. Indangamuntu za telefoni, kugira ngo uzakenera kukubaza uburyo mwasengeraga abameze nkatwe, ibanga mwari mwiringiye, kugira ngo bazajya barabahamagara. Rero mwabahe nimero ya telefoni kangahe? Ya MTN niyo nzi. Tigo kiretse ndebeyeho ya MTN ni 078 56 14 56 2. Yego. Urumva ni byiza. Rero nge mba ndimo guteta, kuko mba ndi kumwe n'umubyeyi wanjye. Niyo numva bingoye, kuko hari byinshi biba bigoye umugenzi muri urugendo. Ntabwo tugenda mu ntabire. Intabire urayizi? Ntabwo tugenda mu ntabire cyangwa se mu muhanda, tunyura mu misozi no mu mataba. Niko umuririmbyi yarimye ngo kandi aho hose harusha umutima. Rero ndamuhamagara nkamubwira ngo unsengere, kandi nkumva ko ubwo mubwiye ngo ansengere biremera kandi bikemera. Rero Imana kandi umugisha. Reka dusenge rero dusoza, kandi tubwira bene data, ufite ikibazo, nta kibazo na kimwe Yesu adashoboye, kuko Yesu ntashobora 10, ntashobora 100, ntashobora miliyoni, ashobora byose. Mu byo ashoboye rero, imbaraga z'abadayimoni nazo arazishoboye, kuko hejuru imbaraga zose hariho imbaraga z'Imana. Mana data,
turagushimye kuko wabanye natwe watugiriye neza, twibutsa wadukuye udukiza abadayimoni, twibutsa wadukuye udukiza impanuka n'ibindi, twibutsa wadukuye uduhindurira amateka ukatugira abagabo, twibutsa wadukuye urera imfubyi zigakura, twibutse aho wadukuye ko burya wishura n'amadeni, twibutsa wadukuye ko nta rugamba na rumwe wawe arwana utari kumwe nawe. Rero turasabye ngo ukomeze uturinde gusubira inyuma, uturinde gutaka kuko tugufite nk'imbaraga zirengera abazo. Urakoze Mana, umujakazi w'umugisha, bene data twari kumwe muri iki kiganiro, twese uduhana umugisha none iteka ryose mu izina rya Yesu, amen.